Uraho neza mwese mwongeye kutwakira. Uyu munsi turinjira mu rwego rwo hejuru rwa psychology y'abantu, imibanire n'uburyo imitekerereze y'abagore n'abagabo itandukanye, nk'uko Robert Greene abitubwira mu gitabo The Art of Seduction. Ariko noneho turabihuza n'uko abakurambere bacu ba kera babibonaga. Impamvu kuko ubumenyi bwa kera bwari buhebuje kurusha ubwa none mu bijyanye n'imitekerereze, kuko ugiye kureba nonaha usanga nk'aba ba Robert Greene barabayeho imyaka myinshi ishize, ariko na n'ubu turacyabagenderaho kubera ubwenge bwabo bwari igitangaza. Abagore batekereza ku marangamutima, abagabo bagatekereza kuri gahunda. The Art of Seduction, Robert Greene atubwira ko abagore batekereza ibintu bishingiye ku kumva no ku mubano, ku marenga. Abagabo bagafata ibintu nk'igitabo gikubiyemo intego, icyerekezo n'uburyo bwo kugera ku ntsinzi. Abakurambere bacu bavugaga ko ngo umugore ni urugo, bivuze ko atekereza ku mubano, abana, umutekano n'ubushuti. Ku ruhande rw'abagabo bavugaga ko ngo umugabo ari umutwe w'urugo, bivuze ko akunda ibintu birimo icyerekezo, kubaka, kurengera, kugera ku ntego n'ibindi. Urugero rw'ubuzima: umugabo ashaka gukemura ikibazo vuba, umugore ashaka kumva neza ko wabitekereza, ukabitekerezaho neza, ugatekereza uko wabigenza binyuze mu mubano wanyu. Igitabo cya Robert Greene kitubwira ko seduction ari uburyo bwo kumenya aho umuntu ateguka n'aho akomeye.